Mbese nshuti yanjye nongeye gusuhuza kandi nkwifuriza umugisha w'Imana. Uwiteka muremyi wa byose, Uwiteka Imana y'ibambe, Uwiteka Imana y'amahoro, Uwiteka Imana igumanira abantu imbabazi, Uwiteka ureba akagera mu misokoro, Uwiteka yongere aguterateranye kandi yongere akureme bundi bushya. Ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kuba mu biganza by'Uwiteka, kubera ko kuba mu biganza by'Uwiteka niho honyine umuntu agirira umunezero, niho honyine umuntu abashira kubonera amahoro. Uyu ni wa mwanya uri kumwe na Nsengimana Mark. Nk'uko umaze kubimenyera, ni wa mwanya tugiye kujya dufata kugira ngo tubane mu isengesho. Kandi isengesho burya iyo wasenze wirirwa n'imbaraga, iyo wabanye n'Imana wirirwana wumva ufite imbaraga, wumva ufite akanyamuneza, wumva ukomeye, wumva ukeye mu maso, kandi wumva rwose wumva umeze hari impinduka zaje. Uyu rero ni wa mwanya tugiye kujya dufatanyiriza hamwe kugira ngo dusenge. Rero ndagira ngo nkubwire ngo inyanja yo gusingiza niwo mwuka, injyana yo gusingiza niwo mwuka uranga ab'ijuru. Kandi igihe ijuru risabanye n'abari ku isi, habaho indirimbo z'ibyishimo, kandi hakabaho n'umunezero n'ibyishimo n'impinduka n'amajwi y'indirimbo. Uyu munsi gusingiza Uwiteka nk'uko tubera muri Yesaya 50:3 niwo mwuka uranga ab'ijuru. Rero natwereka tujye muri uwo mwuka uranga ab'ijuru, bityo dufataniriza hamwe muri risengesho. Kandi ni isengesho risabira buri muntu wese ahari, kandi iri sengesho rijye rigira icyo rihindura ku mibereho yacu, kandi tujye tuyitekerezaho. Dukwiriye gutegereza Imana ikavugana natwe. Nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe batuye Yerusalemu, namwe yemwe abari hirya no hino, nimwumve iri sengesho. Mwebwe mutuye amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali, hanze ya Kigali, ababasha kumva muri ururimi, ndagusabira kugira ngo Uwiteka abane nawe. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Uwiteka muremyi wacu, Uwiteka ureba ibitarebwa, Uwiteka umenyera mu itangiriro ukamenya iherezo, ni wowe utuzi, uzi imyicarire yacu, uzi imihagurukire yacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waraturemye uturema udukunze, urwo rukundo ntabwo rwigeze ruhinduka, na n'ubu uracyadukunda kandi uracyaduhozaho ijisho. Ijisho ryawe riduhoreho Mwami Imana, ijisho ryawe riduhoreho, bityo ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bikomeze kudusaga. Imbabazi zawe zikomeze gutamiriza imitima yacu. Abamarayika bera batacumuye bakomeze kugota imitima yacu. Mwuka wera yuzure ibitekerezo byacu, Mwuka wera yuzure imibereho yacu, kandi Mwuka wera aba ari we ugenga ubuzima bwacu. Mwuka wera turamukeneye cyane kugira ngo atuyobore muri uru rugendo. Mwami Imana, ndasaba cyane mbere ya byose ngo ubanze unyeze. Ndasaba cyane ngo ubanze weze buri mwumwe wese. Ndasaba cyane kugira ngo amaraso waviriye ku musaraba Karuvari ajojobere imitima yacu, bityo atamureho inenge ndetse n'igisa nayo. Tube imbere yawe turabera n'abaziranenge batigeze gukora icyaha, bityo nutureba muri Yesu Kristo utubone nk'abakiranutsi. Mana yacu, ukimara kutweza no kutuboneza, nje gusabira abarwayi. Mwami Imana, ntabwo njya nibagirwa abarwayi barwaye mu buryo butandukanye. Hari abarwaye mu buryo bw'umubiri, hari abarwaye mu buryo bw'imitekerereze, hari abarwaye Mwami Imana indwara y'agahinda gakabije, hari abarwaye Mwami Imana stress batewe n'ibibazo babayemo, hari abarwaye Mwami Imana indwara ni nyinshi cyane, ariko wowe muganga ureba hirya no hino ukabasha kumenya icyo umuntu akeneye,
uwo muntu umusange umugirire neza mwami Imana. Nkweretse abana bawe hirya no hino barababaye, hari abababajwe mwami Imana, bafite inzara iraca ibintu hirya no hino, hari abatarimo babona ibyo kurya, hari ibihugu bitarimo bibona ibyo kurya. Mwami, ni wowe ushobora byose kandi ni wowe ukwiriye kugira icyo ukorera ubwoko bwawe, ariko watweretse yuko inzara igomba kubaho. Ariko mwami Imana, umukiranutsi wawe ntabwo azegera yicwa n'inzara. Ndasabye cyane kugira ngo abantu bahinduke abakiranutsi bawe. Umukiranutsi wawe igihe cyose ahorana umunezero, uwo munezero utahe mu mitima yabawe mwami Imana. Nkweretse abantu bafite mwami Imana badafite uko bagenza, hari abantu bari mu bitaro, hari ababuze ubwishyu bwo mu bitaro, hari n'abandi mwami Imana bafite amafaranga ariko bananiwe uburyo bwo kurya kubera ko ibyo kurya babibujijwe n'uburwayi bafite. Hari n'abandi badafite ibyo kurya, bakeneye kurya. Isi nuko idutwaye, ariko rero ikiruta byose, twishyize mu biganza byawe twaba amahoro. Ibyo byose ntabwo byabura kutubaho kuko turi mu isi, ariko kandi waduhaye isezerano ko tugomba kuba mu isi ariko tutarabi isi. Ibitekerezo byacu bikurwe mu isi, ahubwo turangamira ubwami bwo mu ijuru. Mwami, nkweretse abarwayi, nkweretse ababyeyi bari ku gisasiro, nkweretse abaganga bagiye kwita ku barwayi, nkweretse abaganga bagiye kwita ku babyeyi barimo baramukwa. Abo nabo bakoreshe kugira ngo utabare ubuzima bw'ababyeyi kandi utabare n'ubuzima bw'umwana. Mwami Imana, ni wowe ushobora byose, ubwo ushobora byose ubikore. Nkweretse mwami Imana, sinasimbuka ngo nkubure kukwereka abantu bari muri gereza bababaye. Hari abantu benshi bari muri gereza bababaye, hari abantu benshi bafite agahinda gakabije, hari abantu benshi bihebeshejwe n'igihome barimo, hari abantu benshi mwami Imana bari no muri gereza y'isi. Iyi si ikaba yarabafungiranye atari uko bari mu gihome. Abo ngabo bakuze amaboko akomeye, ibitekerezo byabo ubigarura ibuntu, ubarinde ubwihebe bwatuma biyahura. Ahubwo mwami Imana, umugaragu wawe ndabingingiye kugira ngo bongere bagarurwe mu buyanja. Nkweretse kandi nanone mwami, nkweretse abandi bantu, n'abandi bantu mwami Imana badafite uburyo namba. Hari abandi bantu nabo bafite uburyo ariko bakoresha abandi kugira ngo mwami Imana abo ngabo barimo bakoresha bahinduke imbata zabo, bahinduke ibikoresho byabo, bahinduke mwami Imana abacakara babo. Ariko abo ngabo ndabakweretse kugira ngo mwami Imana abakoresha ujye utuma borohera abo bakoresha, ujye utuma mwami Imana abakoresha batabera ikibazo ababakorera, ahubwo babera igisubizo. Umuntu nakoresha umuntu amenye ko agomba kumuhemba kuko nabo yatakaje imbaraga ze. Hari igihe abantu birengagiza yuko bakoresheje abandi kandi agatuma umuryango yagiye guhahira ubaho nabi. Mwami, ndasabira cyane ngo abakoresha bibuka inshingano abakozi babagomba, kandi n'abakozi nabo bibuka inshingano abakoresha babagomba. Nkweretse buri nguni yose, nkweretse buri wese. Hari abantu bafite akazi, hari n'abadafite akazi. Nkweretse abantu batagira akazi mwami, ubasange, ubahumurize, ubahe imbaraga zo gutuma mwami Imana bihangana, kuko kuba muri Yesu udafite akazi kandi hari ibintu bigusaba kuba ufite ikintu kikwinjiriza mwami, nabyo ni ikindi kigeragezo, ariko ubahe uko babigenza.
hari n'abandi bahagaritswe ku kazi, abo bafite ikibazo gikomeye, nabo bacira inzira mwami, ubabeho kandi ubarebe neza. Imbaraga yawe iba ariyo ikora ibitangaza, imbaraga yawe iba ariyo ituma icyubahiro cyawe gikomeza kugwira. Hari n'abandi Mana yacu, urubyiruko rwo muri iki gihe Satani arimo ararwangiza ku rugero rwo hejuru. Urubyiruko rwo muri iki gihe rwatwawe n'ibiyobyabwenge, urubyiruko rwo muri iki gihe rwatwawe n'ibiyobyabwenge by'uburyo butandukanye. Utaratwawe n'ibiyobyabwenge binyobwa, yatwawe n'ibiyobyabwenge bya telefone, yatwawe n'ikintu cyose gishobora kuba cyarangaza intekerezo ze, bityo zikagwa ikinya. Ndinginze cyane ngo urubyiruko rwacu urushakire ubutabazi mwami. Iyo urubyiruko rutameze neza, igihugu nacyo ntabwo cyamera neza, kandi n'itorero naryo ntiryamera neza. Nkweretse urubyiruko kugira ngo urunagure. Ababyeyi nabo bibuka inshingano bagomba kubana, bityo bakora inshingano ya kibyeyi bahamagariwe, kandi uzayibahembera mwami Imana. Urubyiruko rwacu urutegure ruba urubyiruko rwiza, rutegurirwa kuzagira ejo heza. Iyo dufite urubyiruko rwiza tuzagira igihugu cyiza. Impamvu dufite igihugu cyiza ni uko bateguwe neza. Ndinginze cyane ngo n'uyu munsi wa none uturinde ibintu byaturangaza bikadukura, bikaduteshura umurongo watuma tuba abantu beza, ngo tuzagirire igihugu akamaro. Mwami, nkweretse abantu bageze mu gihe cyo gushinga urugo. Hari abantu benshi bageze mu gihe cyo gushinga urugo, ariko kubera ingo zo muri iki gihe zishingwa ntizimare kabiri, abantu bagahitamo kudashinga urugo, abantu bagahitamo kuba bonyine. Kandi waravuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Abo nabo ndabakweretse kugira ngo utinyure abasore, utinyure abakobwa. Bamwe baravuga ngo abasore ntibakibaho, abandi bakavuga ngo abakobwa ntibakibaho, bitewe n'ibyo bareba muri iyi si. Ariko abakobwa bariho kandi n'abasore bariho. Batariho ntabwo nawe waba uriho. Uriho mwami Imana, kandi ufite n'abawe. Reka rero umwana wawe wese umuhe guhitamo neza, kandi umuhe kuzagira urugo rwiza rushimwa n'abantu, ndetse rushimwa nawe, kandi rukagirira n'umumaro abaturanyi. Mwami, ntabwo nabura gusabira umuryango muri iki gihe Satani yarawushegeshe, aho umugabo atacyumvikana n'umugore, umugore nawe agashaka kwitegeka. Kandi mwami Imana, wari warashyizeho umurongo, buri wese wari waramuhaye inshingano. Ndinginze cyane ngo buri wese yite ku nshingano ye wamuhaye, bityo bongere kubahana, umuryango wubahane. Muri iyi si duhura na byinshi, ariko buri wese ukagukeneye akubone. Kandi ikiruta byose, abakozi uyu munsi ubahe kugira akazi keza, kandi bakore bakoreshejwe nawe. Ubaha imbaraga. Umuntu wakumenye abazi neza yuko agomba gushyira mu bikorwa inshingano afite. Ntabwo akorera ku jisho, kuko abazi neza yuko agufite kandi ari wowe umukontorora, ari wowe ureba, kandi ukazamubaza ibyo yakoze, ukazamubaza ko yari iby'ubusa kandi yibye. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu ugufite anezezwa no kurya ibivuye mu maboko ye, anezezwa no kurya ibivuye mu byuya bye. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu wakumenye, niyo yaba ari ikiraka abonye, agikorana umwete, kandi uwo agikoreye nawe akishima. Reka rero utume abo dukorera, utume buri wese tumubera impumuro nziza. Reka ubwiza bwawe bugaragare hirya no hino, kandi iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gishyize mu biganza byawe, kugira ngo mwami Imana ihumure ryawe rikomeze kukibaho.
umutekano wawe ukomeze kugwira impande zose. Ntabwo nabura kukwereka abashinzwe umutekano baritanga bakanatwitangira ndetse bakanatakaza ubuzima bwacu. Mwami Imana, ujye ubaha umugisha kandi ujye ubaha imbaraga, ujye ubaha gukomera. Mwami Imana, baratwitangira twebwe twiryamiye, barara amajoro bataryamye ku bwacu ndetse no ku bw'ibintu byacu. Mwami, abo ngabo ubaha umugisha kandi ubaha amahoro. Amahoro yawe akomeze kugwira kuba ducungira umutekano. Kandi data ikiruta byose, abayobozi b'igihugu, Mwami Imana, ujye ukomeza kubagura, ujye ukomeza gutuma batekerereza abaturage, ujye ukomeza gutuma badutekerereza ibirushijeho kutubera byiza. Nkweretse n'iruhande rw'abacuruzi. Abacuruzi, Mwami Imana, muri iki gihe aho usanga barira, ariko ndakwinginze ngo ubare ubana nabo, ubarinde mu kazi bakora. Buri wese mushyize mu biganza byawe kugira ngo imbaraga yawe ikomeze kubana nawe. Rero ukomeze kuturinda kandi ukomeze kutwitaho. Umwuka Wera akomeze kubyumvikanisha ku rugero rukwiriye kumvikaniraho, kandi imbaraga ya Yesu ikomeze gutuma, Mwami Imana, tugirana umushyikirano nawe. Ikiruta byose niwerekanwa tuzagusanganire tutaguhunze, ahubwo tuzishimire kugusanganira. Utubashisha ibyo tutakwibashisha, kandi ibyo ubona, Mwami Imana, byatuma izina ryawe rikomeza gushyirwa hejuru, bibeho nk'uko ubishaka, ntibe nk'uko dushaka. Tubisenze tubyizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ntabwo nasoza ntagukomeje, ntabwo nasoza ntakubwiye ikintu Dawidi yakoze. Dawidi ubwo yarahanganye na Sawuli, ubwo Dawidi yakuraga Sawuli akamugabaho ibitero, Dawidi ubwo yarari mu buhungiro mu butayu, Dawidi yanditse Zaburi, igice cyaho Zaburi ya 23 guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 24. Dawidi arandika ati: Dawidi, Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Arakomeza ngo, Mana, ni wowe Mana yanjye. Ndazindukira kugushaka, umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumbura mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa, kitagira amazi. Kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye niki gitumye wiheba, niki gitumye umpamagaramo, niki gitumye wiheba, niki gitumye umpagararamo. Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima. Niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye. Zaburi 42 umurongo wa 11. Uwiteka niwo mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Ubwo twari turi muri Zaburi, nzatinya nde? Ninde nzatinya niba Uwiteka ari we mwungeri wanjye? Niba Uwiteka ari we mucyo wanjye, niba ari nawe gakiza kanjye, ese ubwo nzatinya nde? Ntawe gutinya, ahubwo Imana yanjye. Imana ikomeze igukomeze, Imana ikomeze igufata amaboko, Imana ikomeze iguhe ihumure, kandi kugotesha ingabo zayo impande n'impande, kandi ingabo zayo zikomeze zikuzenguruke. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi wera. Naryamaga ngasinzira, ngakanguka kuko Uwiteka ari we ujya undamira. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi, bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Zaburi igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Uwiteka rero, Uwiteka atugose impande zose. Uwiteka
nta muntu n'umwe atabasha kurinda. Uwiteka uyu munsi wa none atugotesha amababa ye. Ariko zaburi ya 51 umurongo waho wa 1 kugera 7 ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganyemo ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyejeshe ezobu ndera. Imana ikweze kandi Imana ikugote mu mababa yayo, kandi urindirwe mu biganza byayo, kandi kiruta byose ubwo Kristo agiye kwimikwa uzabashe kubana nawe. Shuti, nahanjye nahawe kugira ngo dusingize Imana, kugira ngo tuvugirize Imana impundu, kugira ngo uyu munsi wa none niba ubabaye ririmba, niba wishimye ririmba, kandi ikindi niba wumva ufite intege nkeya senga, niba wumva ufite intege nkeya hari umuntu ushobora kugira inshuti yawe akakubera inshuti kandi akagukomeza muri uru rugendo. Buri wese agira inshuti ye, nk'uko Natani yafashije Dawidi kuva mu isayo yararimo, niko n'uyu munsi Uwiteka yaguteguriye wagukura mu isayo urimo, niko n'uyu munsi Uwiteka yagiye agukorera ibikomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo Martin Luther ubwo yahagurukaga yari kumwe n'uwitwa Melanchthon. Martin Luther iyo yabaga ashatse kugira icyo akora cyangwa se iyo yabaga yenda kugwa, Melanchthon yaramuhagurutsaga, kandi na Melanchthon nayo yageraga hana kumva acitse intege, Martin Luther yamusubizaga imbaraga. N'uyu munsi wa none Mose Uwiteka yamuhaye Aroni, kugira ngo amukomeze amaboko. Uyu munsi nawe Imana yagushakira ugukomeza amaboko, bityo mukazabasha kugerana mu bwami bwo mu ijuru. Imana iguhe umufasha wo kugukomeza, Imana iguhe uwo kuzatumbagirana iki kirere, Imana iguhe uwo kuzamenya ubwo mukakamba iki kirere dutashye, uzavuge ngo uyu niwe wamfashije kugira ngo mbe ngeze ahangaha, uyu niwe byiringiro byanjye. Ng'abantu bazamenya n'umuntu wabayoboye kugakiza. Mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose, nk'uko tubona muri Yesaya igice cya 26 guhera ku murongo wa 1 kugera 4. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizabahunga. Yesaya 35 umurongo wa 10. Nabo bazaza baririmba mu mpinga y'i Siyoni, bashikiye ubuntu bw'Uwiteka. Ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomerewe, kandi ntabwo bazasubira kugira umubabaro. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 12. Icyampa ngo uyu munsi wa none umubabaro wanjye uzasibangana, icyampa ngo uyu munsi tube mu bacunguwe n'Uwiteka, icyampa ngo uyu munsi umubabaro wacu usibangane, ahubwo uyu munsi wa none ibyishimo n'umunezero biri mu mitima yacu. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amina.